Uwiteka Mana ushobora byose, turagushimiye yuko wabanye natwe muri iri joro ryose ndetse tukaba tugejeje aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi kandi bagendeye muri ayo masaha, hariho abapfuye, hariho abarwaye, hariho abagize impanuka zitandukanye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ndetse bishobora kubaho ku muntu kandi ntibimugendekere neza. Ariko twebwe aka kanya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, tukaba turi kubasha gukora imirimo yacu ndetse aka kanya tukaba tugiye no gutambutsa ijambo ryawe kugira ngo ndetse n'abaryumva baryumve ribashimishije kandi ndetse bagire icyo barikuramo ndetse n'ibyo bigiramo byinshi, kugira ngo bibafashe ndetse binabahumurize mu mitima yabo, ndetse kugira ngo babashe no kwiyunga n'inshuti zabo ndetse no gukundana n'inshuti zabo muri byose. Rero ibi byose ni wowe tubikesha, nk'uko wadushyize kuri iyi si ugira ngo tuyibeho, ugira ngo twishimire uko uzadufata muri iyi si. Iyi si rero iraturushya cyane, ariko nubwo iturushya duhora twizera ko uri Imana ushobora byose, ari wowe waremye ijuru n'isi ndetse natwe ukadutegurira ko tuje kuba muri ubu buzima. Ari nayo mpamvu rero tuzakomeza kubaho twishimiye ineza yawe, kandi ndetse nitugera mu gahinda tuzamenya ko ari wowe Mana ushobora byose, ari nawe kuduhumuriza. Ijambo ryawe rizaduhumuriza. Reka noneho Data tugushimire yuko uduhaye uyu mwanya wo kugira ngo dukurikire iri jambo ryawe n'ubusobanuro butandukanye. Komeza ubane natwe muri byose mu izina ryawe rikomeye, amen. Mbanje kugusuhuza rero kuri weho udukurikiye aho uherereye hose, kandi ndetse ukaba wahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Kuba rero ugiye gukurikira iri jambo, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha ndetse kandi dukomeza kukurarikira gukomeza kubana natwe. Kandi nimba ushaka kujya wiga n'ijambo ry'Imana, twateguye na gurupe ya Telegram, urebe aho hasi uraza kubona uburyo ki uri bwinjire muri iyo gurupe, cyangwa se uzadownloadinge app yitwa Telegram uyishyire muri telefoni yawe. Numara kuyishyira muri telefoni yawe, ubundi ushakishe hejuru, uzabona ahantu ho gushakishiriza wandikaho kwiga Bibiliya. Rero numara kwandikaho kwiga Bibiliya, uzahita ubona iyo gurupe, bityo ubashe kuyinjiramo ndetse nawe ubashe kwiga Bibiliya. Ni ukuvuga rero ngo twateguye iyo gurupe kugira ngo tuzabashe kubigisha Bibiliya neza, tuzabategurira n'amasaha yo kujya mwigiraho, ndetse bizajya bigusaba ko uzajya ujyaho ugakurikira nyine muri ayo masaha tuzaba twarabahaye, kuko nawe uzaba uri kubyumva. Tuzajya twigisha uri kumva, ndetse nawe nibiba ngombwa ugire icyo ubivugaho. Bityo rero nimba nawe washakaga kunyiyungaho, nyine nawe watwiyungaho, ahasigaye nawe tugafatanya umurimo w'Imana, kugira ngo ndetse muri iyo gurupe, kugira ngo nawe uzabe wabasha kugira ijambo ry'Imana wigishirizamo, kugira ngo buri muntu wese ahari abashe kunyurwa n'ibyiza. Rero nyine ibyo byose ndizera yuko ari ibintu byiza kuri weho, ndetse kugira ngo ubashe kugera imbere nk'uko Imana iba yarabiteguye. Hano rero ijambo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe imirongo y'ubushuti. Nituvuga rero imirongo y'ubushuti, wumve yuko nyine tugiye kukwereka ijambo rishobora kugufasha kwihuza, cyangwa se tugiye kugusobanurira uburyo ki ushobora kwihuza na mugenzi wawe. Kuko hari igihe uba ufite inshuti, ariko mu kindi gihe ugasanga ya nshuti yawe yakuvuyeho, yagiye mu rundi ruhande. Rero hano ijambo ry'Imana ry'umunsi riravuga ngo, nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora.
rero nyine iri jambo nimba ushaka kurisoma neza birambuye urajya mu Batesalonike 5 umurongo wa 11, uraza kurisoma neza rwose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muhugurane, kandi ni ukuvuga ngo sinibaza impamvu ki ishobora gutuma mucikamo ibice mwatangiye muba muri kumwe muganira ijambo ry'Imana musoma, ariko noneho igihe cyaza kugera ugasanga ntago mugikorana, mbese nyine ugasanga, kandi ni ukuvuga ngo ubundi abantu babiri bagiye inama cyangwa se abantu babiri bari hamwe biraborohera kugira ikintu bakora kigaragara, ariko weho iyo ushatse kwifatanya uri wenyine hari ikintu kitazagukundira, kubera yuko aho wakabaye ugwa mugenzi wawe akakubyutsa, weho uzabigenza gute mu gihe uzaba uri wenyine ari weho uri kwireba? Mu gihe wazaba warabaye nyakamwe, ese ninde muntu wagufasha? Rero nyine abantu b'Imana aho muherereye hose rero mujye mumenya ko gukundana ari byo bya mbere, kubera ko gukundana impamvu ari byo bya mbere nuko ushobora kuva hano ukajya mu gihugu cy'amahanga, wajya mu gihugu cy'amahanga bisobanuye ko uzaba uri kugenda uyoboza. Ese aho ngaho uri kuyoboza wagize batagukunze bakuyobora? Ese aho uzaba uri kujya cyangwa se uri kwerekera wagize ngo ntago uzaba uri kujyayo kubera ko mufitanye urukundo rwanyu rwihariye? Rero niyo mpamvu muri iyi minsi gusa nyine baravuga ngo inkundo zarahindutse, ariko nyine niko biri, ariko nyine na kera byahozeho, nta byera ngo de, nta byera ngo de, ahubwo nyine kunoza umubano mwiza w'ubushuti ni uko hari inzira zimwe na zimwe uba ugomba kugenda utegura kugira ngo zibashe kukubonerera cyangwa se zibashe kukugendekera neza. Gukunda rero Imana, hari ibintu byinshi cyane bigusabwa kugira ngo ukunde Imana, cyangwa se amagambo y'Imana wigishwa buri munsi wagiye mu rusengero, cyangwa se usoma buri munsi mu gitabo cyawe kugira ngo agufashe. Hari n'ibyo ugomba kugenderaho, ugomba gukundana kandi ukanasobanukirwa, kundana unasobanukirwa, kubera yuko ari byo bintu bizajya bigufasha muri iyi si nyine, kubera ko ibyo nutabikora nawe uzaba uri kubura amahirwe amwe n'amwe. Mujya mukunda gusoma Bibiliya, kubera ko uko usoma Bibiliya niko uzajya ubonamo amagambo aguhumuriza, kandi disi bikaba byiza yuko uba wicaye n'inshuti zawe mugana ku ijambo ry'Imana, ukunda gusoma muri Bibiliya. Aho ngaho niho muzajya mubasha kugorora inzira zimwe na zimwe ziba zaragiye zigorama. Rero nyine bantu b'Imana aho muherereye hose, nyine kankomeze kukubwira ngo mu Batesalonike nk'uko ubibona nuhasoma haraza kugufasha kandi ndetse hakubake, ndetse ndizera yuko nimba wemera yuko ijambo dusomye uyu munsi, reka mbanze ndibasubiremo. Nuko rero muhumurizanye, nawe ariko byibaze, nuko rero muhumurizanye. Ni ukuvuga rero ngo nimba ari uguhumurizanya, nyine ni uguhumurizanya mubwirana amagambo mbese yongera imbaraga kandi aruhutse mu mutima, mu rwego rw'uko wenda se hariho uwo mwaba mwari muri kumwe, ariko buriya rero ushaka kuva hano waba ugiye aho ngaho ku muhanda
ugasanga wari wagiye umeze neza ariko ukaza wumva wahindutse mu mubiri wawe, wumva warwaye cyangwa se wumva wagize intege nke kubera ibintu wabashije kureba kandi ariko weho ubwawe wabonye ko bitagakwiriye kubaho. Kuko hariho nk'aho uzajya usanga bamwe barimo bararwana, andi bari gutukana, andi mbese nyine ntago ubundi nyine ngo turareba tugacumura, twagira gute tugacumura nyine. Ibyo bintu byose rero bitunaniza biba bihari nyine, kandi nyine ibyo byose nibyo bintu tuba tugomba kwihanganira, kandi ko muri iyi si birimo nta naho tuzabishyira kandi tuzabibanamo nayo. Niko rero bimeze. Rero kuri weho udukurikiye ahangaha tukubwira ngo hano tuzagutegurira amagambo meza ashobora kugufasha kubana n'abantu ndetse n'ibindi byinshi, kandi nkubwira ngo ushaka kudusanga no kuri Facebook page. Mbese nyine ni ukuvuga rero ngo weho aho wadusanga harahari, ariko cyane cyane nkubwira ngo dukurikire kuri Telegram, kubera ko kuri Telegram ni rwo rubuga rugiye kujya rudufasha kwigisha online. Nawe ujyeho, wamara kujyaho tuzajya dushyiraho amasaha iyo turi buze kwigiraho ijambo ry'Imana, kandi ndetse atabangamiye buri wese. Ahasigaye ni ukuvuga ngo tubashe gukurikira ijambo ry'Imana mu gihe kingana n'isaha imwe cyangwa se amasaha abiri. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bintu bizadufasha, kandi ndetse n'undi waba uri hirya no hino kandi nawe yumva rwose ashobora kugira icyo yavuga, nawe azajya anyandikira kugira ngo tujye duhana ibihe. Ahasigaye tube tuzi ngo uyu munsi ninde uri bwigishe. Rero nyine ibyo byose nibyo mbararikira kudukurikira, kereka nyine nko ku bantu badafite aya matelefoni agezweho nyine akoresha Android cyangwa se amatelefoni ya Android abasha kujya kuri interineti, aho nyine mujye mutwihanganira. Ariko nyine ushobora kuba wabujya kuri Facebook uzajya usangayo amagambo ari mu nyandiko. Rero nyine nkomeje kukurarikira gukomeza kubana natwe. Rero ni ukuvuga ngo ijambo ry'uyu munsi reka turisubikire aho ngaho. Ahasigaye rero nkubwira ngo ibindi byose dukomeze gukurikira umwami, kandi ndetse usobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Kuko kubaweho wumva wifuza kwiga Bibiliya nuko usabwa kudukurikira cyane, kugira ngo tuzabashe kugutegurira Bibiliya tuyikwigishe yose, uyimenye n'ukuntu imirongo yose cyangwa se n'ukuntu ibyanditswe bigenda bikurikirana. Ibi byose nyine n'ubundi ni hano uzabisanga. Ni hano uzabisanga. Rero ni ukuvuga ngo turacyari kubanza kugira ngo turebe uburyo ki muri kugenda mwiyongeranya, ndetse tubasha kubaka n'iyo gurupe cyangwa se iryo tsinda, kugira ngo tubashe kubagezaho ibyo nk'uko twabibemereye. Reka noneho rero kuri weho wakoze subscribe cyangwa se kuri weho wadukurikiye iri jambo ry'uyu munsi, turagushimiye, kandi mujye mwibuka no gutanga na komenti, kandi tubabwira ngo mukande aho hasi uraza kubonaho utanga komenti. Asigaye mutanga komenti, uraza gusangamo linki ishobora kugufasha kwinjira muri iyo gurupe ya Telegram ndetse na Facebook. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha, kandi rwose turabakunda. Imana yacu iradukunda, kandi dufitiye imigambi. Imana yacu iradukunda, kandi dufitiye imigambi.
kandi ufite imigambi. Muntu w'Imana ukunda Imana, kubaho ni byiza. Ukunda Imana kuko Imana yacu yaradukunze kandi dufite umugambi. Mw'iyi si harimo ibitunaniza, kandi mw'iyi si mbi harimo ibitunaniza. Nshuti komera kuko Imana yacu iradukunda, kuko idufitiye imigambi. Baho mu Mwami Imana umusabi, icyo ushaka cyose. Baho mu Mwami Imana umusabi, icyo ushaka cyose. Imana yacu iradukunda kuko idufitiye imigambi myiza. Kubaho n'ukwawe Mana, ukaturindira muri iyi si mbi, ukaturindira muri iyi si mbi. Twavuka tukiri abana tutazi rimwe na kabiri, twavuka tukiri abana tutazi rimwe na kabiri. Uduha imyaka, uduha n'indi n'iyi nyongezo tuyirimo. Twishimire ibyo udukorera, twishimire ibyo udukorera. Imana yacu iradukunda kuko idufitiye imigambi. Imana yacu iradukunda kuko idufitiye imigambi. Nshuti bene data mwese muhanga amaso ku Mwami wacu watubambiwe ku musaraba. Nshuti bene data muhanga amaso ku musaraba, kuwatubambiwe ku musaraba. Kubaho n'ukwawe Mwami, kubaho n'ukwawe Mwami. Twishimiye iminsi y'inyongezo, twishimiye iminsi y'inyongezo. Ahari bucya bwitwa ejo, ahari bucya bwitwa ejo, imibabaro tukayiruhuka. Ahari bucya bwitwa ejo, ahari bucya bwitwa ejo, imibabaro tukayiruhuka. Gusa kandi ikindi twishimira kuba mu isi, tukayisaziramo, tukayibyariramo. Gusa kandi ikindi twishimira kuba mu isi, tukayisaziramo, tukaboneramo byose. Ariko udufiteho umugambi, ariko udufiteho umugambi, ariko
udufiteho umugambi.